Urakoze cyane. Naho mu karere ka Rusizi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ahagana mu saa 3 umusore witwa Dusabimana Eric ukomoka mu murenge wa Gikundamvura wari warageze i Kamembe aje kuhashakira ubuzima yagwiriwe n'ibitaka by'icondo c'icyobo yacukuraga ahita atakariza ubuzima. Ese iyi nyubako ya mugwiri yari ifite ubwishingizi? Reka tubibaze Jean Dodier Ndayisaba. Noneho nyine uyu munsi mu gitondo nibwo twazi tuje ku kazi tuhageze nyine yajyamo indani arakora bigeze nko masatatu n'igice. Nyuma yo gutangira akazi nk'ibisanzwe nibwo Dusabimana Eric wari waraje mu mujyi wa Kamembe aje guhara umuryango wasize murenge ya Gikundamvura yagwiriwe n'igitaka ari mu cyobo cya metero 14 cyagenewe kuzafata amazi y'inyubako yenda kugera ku musozo. Twaje tuje gushaka amahaho hano nyuma murenge wa Kamembe tutse Gikundamvura. Noneho nyine uyu munsi mu gitondo nibwo twazi tuje ku kazi tuhageze nyine yajyamo indani arakora bigeze nko masatatu n'igice. Mugeno yarampamagaye ati ngo ngwino ndahagera ndahagarara nohereza yo kibijere kandi kujya nzamura itaka. Onda amaze gupakira onda ngize nzamure icyo hejuru kirimo hagati kiba kikasemo kabiri kimusanga mentanye naga ashobora kuba ari muzima kuva 3 n'igice kugeza saa 6:12 kumva ntago yafunga nkuko iminota y'amasanga naguke. N'umwobo bacukuraga byasaga nko ari nko kuwongera kuko bari basanzwe barawucukuye uburyo bawucukuraga. Uwacukuraga ahereza mugenzi we ubutaka arabukurura uko basanzwe babukurura arangije abumena ku ruhande agarutse yongeye kumusubiza ikintu ngo yongera ashyiremo ubundi asanga hamwe bacukuraga hagati na hagati haturitse bwa butaka bwaturitse nibwo bwahise buryama kuri wa wundi wari urimo acukura. Ibyo bikimara kuba ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe ubutabazi yahageze rifatanya n'abaturage kumukuramo gusa bitewe nuko byasabaga kuzamura itaka gake nabwo mu mvura hashize amasaha 3 yose bataramugeraho. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hagana saa 3 n'igice hano mu mudugudu w'amahoro mu kagari ka Kamashangi mu murenge wa Kamembe nibwo Dusabimana Eric wacukuraga umwobo kuri no nyubako mureba hano inyuma yanjye yagwiriwe n'ikirombe. Kuva ayo masaha abaturage bafatanyije n'inzego zishinzwe umutekano bariho bamutabara aka kanya nibwo bamukuyemo ariko bamukuyemo yamaze kwitaba Imana. Mpabwa nayo Jean Damascene barakagari ka Kamashangi yabwiye Radio TV niko nyiri inyubako utagaragaye yabwiye ubuyobozi kayifitiye ubwishingizi. Ku isaha ya saa 3 za mu gitondo nibwo twakiriye inkuru yuko ku nzu y'uwitwa Pascal Bivakumana hari umukozi wacukuraga umwobo uzajyamwe amazi aza kugira ibyago itaka rimutengukiraho yaje kuvamo yitabye Imana. Ku kijyanye na nyiri nyubako twashoboye kuvugana kuri telefone kuko atarari hafi ariko yatwemeje ko assurance hari inzego ziraza gukomeza kubikurikirana kugira ngo tumenye koko assurance yari hari kandi ibe yafasha mu gufasha uri muryango wa nyakwigendera. Muri rusange nta twabikurikiranye dusanga nta burangare bwabayemo uretse ko aho bacukuraga twitegereje tureba dusanga hari ubutaka bworoshye ni nazo mpamvu zatumye hariduka bityo umukingo mugwaho itaka riramurenga. Nyuma yo kumuvana muri iki cyobo umurambo we wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gihundwe. Bivuga ko nyakwigendera usize abana 3 n'umugore ku manywa yakoraga akazi ku mugoroba bagatangira kubuzamu ku yindi nyubako iri mu mujyi wa Kamembe. Ndamuzi twanakoranaga mu Gikundamvura yari afite umugore n'abana 3. Radio TV ni mu karere ka Rusizi Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba.